cara aguwe neza amaze kurya ahaze yumva umutima we unezerewe yumva umutima we wishimye aricara ngo yibuka indahiro yarahiranye na Yonatani yibuka amagambo yamusezeranye yibuka ko bavuganye ngo nupfa nzakurerera nawe nimpfu uzanderere yibuka iyo ndahiro yumva imuje mu bwonko yumva imuje mu mutwe nubwo ari yahaze nubwo yambara berewe nubwo yicaye muri office nubwo afite abaja nubwo afite abagaragu ariko yibuka indahiro Imana ishimwe yibuka isezerano yibuka ko hari umuntu bafitanye igihango yibuka ko hari umuntu basezeranye akamubwira ngo uko byagenda kose nzakurerera nawe uzanderere. Bibiliya ibivuga hiki Bibiliya iravuga ngo bukeye uwo mugabo witwa Dawidi ngo ahamagara abantu ngo arabaza ati mbese hari uwasigaye wo mu rubyaro rwa Sawuli ngo mugirire neza wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza kubw'ineza ya Yonatani ngo mugirire umva ijambo yakoresheje uze gusoma neza iravuga ngo mugirire imbabazi z'Imana. Ntago imbabaza mugiriye ari iz'abantu ntago imbabaza mugiriye ari izo yarakwiye mugirire imbabazi z'Imana kubw'ineza ya Yonatani hari uwasigaye nagirira neza hari uwasigaye nasorezaho indahiro hari uwasigaye nasorezaho isezerano hari uwasigaye nagirira neza kubw'indahiro narahiriye Yonatani ko ntazayitatira hari uwasigaye ngo mu rugo rwa Dawidi ngo habagamo harimo umugabo witwa Siba ngo baramuhamagara ngo aravuga ngo hari uwasigaye witwa Mefibosheti ariho de bari kwa Makiri mwene Miyeri niyababariye niyaririrwa n'inzara ngo mu gihe cyo guhunga uwo mwana ngo umugaragu wari umuhetse yaramugushije yarahurutse mu ngo yitura hasi ngo avunika amaguru aba umuntu bana n'ubumuga bw'amaguru hanyuma ngo baramubwira musobanurira uko uwo muntu ameze ariko nubwo bamusobanurira uko ameze nubwo bamubwiye uko ateye nubwo bamubwiye ukuntu ababaye nubwo bamubwiye ukuntu adakwiye kuba yinjira ibwami ariko Dawidi we ntiyirengagiza indahiro yarahiye ntabwo yakwibagirwa isezerano ntabwo yakwibagirwa amagambo yavuganye na Yonatani akiriho nubwo bamubwiye bamuca intege bakamubwira ngo abana n'ubumuga bakamubwira ngo abiyongiyo de bari mu mujyi ukennye. Ishakiro ry'ubutumwa bwiza ku bantu bose gukurikira Yesu nta gihombo ndetse nta n'ikiguzi kurikira umuyoboro wacu uzarushaho guhembuka ndetse unakure mu buryo bw'umwuka umukiza abe hamwe namwe. Iyabivuze TV Rwanda umuyoboro mwiza. Bari hafi n'abari kure Imana y'amahoro ibahe umugisha turabakiriye kandi mwebwe mwese mudukurikirana muri mu Rwanda muri mu mahanga mu bihugu bitandukanye mukadufasha mukaduha like mukaduha comment mukaduha share ibyo mukora byose Imana itimana imigisha izabagororera. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana Dawidi yaravuze ngo ni inkota ikebera mu bugi yombi yaravuze kandi ngo nitabazane muri kiribirenge. Uyu Dawidi niko yabivuze yaravuze ngo naribikiye umutima ngo ntazacumura ku muremyi wanjye. Turabashimiye mwese rero abakunda ijambo ry'Imana ago mu iminsi mbona abantu bari gukunda ijambo ry'Imana cyane sinzi impamvu ariko ijambo ry'Imana ryo nitabaza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Iyo ukunze ijambo ry'Imana ubukunze Imana ko ijambo ry'Imana nyine ringana n'Imana. Ndagira ngo rero tuganire ijambo ry'Imana riri hano mu gitabo cya 2 cya Samweli ibice 9 turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu ni 30 dusoma hanyuma turayiganiraho. Hari amagambo avuga ngo bukeye Dawidi arabaza ati mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza kubwa Yonatani kandi mu nzu ya Sawuli hari umugaragu we witwaga Siba baramubahamagara ngo yitabe Dawidi umwami aramubaza ati mbese ni wowe Siba nawe ati ni njyewe umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati harya nta ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana. Dutaruke ku murongo wa 6 Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya maze Dawidi aravuga ati Mefibosheti aritaba ati karame umugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramubwira ati humura kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa Yonatani kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Amen.
ndagira ngo tuganire no jambo ry'Imana. Ni ijambo ritari rirerire cyane kandi ritari rigufiya, nshaka ko tuganira umwanya utari munini ariko kandi utari na mutoya. Ijambo ry'Imana nababwiye ngo n'ubuzima, ijambo ry'Imana ubwaryo ringana n'Imana. Iyo Bibiliya bayibumbuye, iyo basomye, negeze nababwira igihe kimwe ndi kuganira namwe, ndababwira ngo uru ni urwandiko Imana yandikiye abakunzi bayo. Iyo ni urwandiko Imana yandikiye abantu kugira ngo igihe cyose ujye urusoma umenye ngo umukunzi wawe arakwandikiye. Rero ibi ni ibyanditswe byera, Bibiliya ivuga ngo byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Turabashimiye mwese bajya bakurikirana ijambo ry'Imana n'abakunda ijambo ry'Imana. Reka mvuge ngo bajya barikurikirana ni bamwe, n'abarikunda ni cya kabiri. Hari ukurikurikirana no kurikunda, ukumva riri mu mutima wawe, ukumva wowe n'ijambo, ukumva ukunze ijambo, ukumva rirakuryohera, ukumva rikubera ubuzima. Aya magambo ni inkuru za Dawidi. Ndashaka kubabwira kurinda isezerano, ukarinda isezerano wagiranye n'umuntu, ukarinda isezerano wagiranye n'Imana. Ndashaka kubabwira kwizi nkuru. Uyu mugabo witwa Dawidi, Dawidi ni mwene Yesayi. Hanyuma uyu Dawidi yagiranye isezerano n'umugabo witwa Yonatani, Yonatani ni mwene Sawuli, Sawuli ni mwene Kishi. Bagirana isezerano, bagirana indahiro, baraganira, baravugana. Ngo Dawidi igihe kimwe ngo yarari iwabo kwa Yesayi, ngo aragiye intama, ngo ariko muribuka igihe kimwe kuntu urugamba rwahoraga barwana aza kwihutisha ibintu kugira ngo ntaza kubatindira. Hanyuma ngo Dawidi igihe kimwe yarari iwabo kwa Yesaya, barumuna bakuru ba Dawidi bose ngo babaga mu rugamba kwa Sawuli. Ngo igihe kimwe rero ngo Yesayi ngo abwira Dawidi jya kundebera bene so umenye nuko bameze, ungarurira inkuru z'ibyishimo, ungarurira inkuru z'amahoro, ugaruka umbwire amakuru y'urugamba. Ngo Dawidi ngo aragenda, amaze kugera mu rugamba ngo asanga urugamba rwasakiranye, asanga abantu bishe mu myobo, asanga ibintu nibicika. Nasomye mu makuru arantangaza. Ngo Dawidi ngo abitsa ibyo yarajyanye, ngo amaze kubitsa ngo yegera imbere ku rugamba, ngo abaza umurinzi, ngo aramubaza ati se habaye iki ko mbona ingabo mumeze nk'abacanganyikiwe? Ngo baramubwira ati we ntabyizi wa mwana we, hari umuntu witwa Goliyati utumereye nabi, reka nihute mwizi nkuru. Ngo Dawidi aravuga ati se uwo muntu ninde? Ngo asohotse, Bibiliya yavuze ngo agisohoka, ngo yarasohotse ku nshuro ya 41. Ngo asakirana nuko Dawidi ahageze, ngo baramubwira ati wa mwana wihishe, dore nguriya igihangange Goliyati, dore nguriya arasohotse. Ngo abantu bose bagiye mu mwobo. Ngo arabaza ati mbese uriya ni utuma mwisha mu myobo, uriya Mufilisitiya utakebwe, uriya utazi Imana, uriya udakorera Imana, ni utuma muhunga mukava mu byiringirwa, mukava mu byizerwa, mukibagirwa iby'Imana yakoze. Dawidi ngo arangije ngo abatera umugongo, bakuru be ngo barabimenya ko Dawidi yahageze. Ngo baramubwira ati mbese bwa butama bwa so ubusigiye nde kuje ahangaha, n'ubwibone bwawe turabuze, ariko nakuze Dawidi. Dawidi aravuga ati mbagize gute? Dawidi reka nute mwizi nkuru. Dawidi igihe cyaje kugera, Dawidi aza kuba kwa Sawuli, abana na Sawuli, ngo akajya mucurangira, ngo yamucurangira imyuka mibi ikagenda. Ngo Dawidi igihe kimwe ngo akomeza kubaho hantu, akomeza kubana na Sawuli, ngo Sawuli aza no kumukunda, ariko sinavuga ko ari urukundo, ngo amugira umugaba w'ingabo. Igihe kiragira Dawidi, Sawuli arapfa na Yonatani arapfa, ariko Yonatani atarapfa niyo nkuru nagendereye. Yonatani atarapfa ngo yakundanye na Dawidi, Imana ishimwe, ngo bakundana urukundo ruhebuje. Ngo Dawidi agakunda Yonatani ngo nkuko yikunda, ngo bakundanye urukundo rudasanzwe, ngo bakundana urukundo rutabaho. Ngo Dawidi akamukunda nkuko yikunda, yamukunze urukundo nk'urwo Yesu yavuze, yaravuze ngo mukundane, ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Dawidi rero ngo yakunze Sawuli, yakunze Yonatani ngo nkuko yikunda, ngo na Yonatani ngo agakunda Dawidi ngo nkuko yikunda. Ngo ndetse ngo Dawidi ngo Yonatani ngo yajyaga avuga ngo nimba ngo uzaba umwami nanjye mbo wa kabiri kuri wowe. Yaramukundaga urukundo rudasanzwe. Ngo igihe kimwe bagirana isezerano, bagirana ikiganiro, baravuga ati nuramuka ubaye umwami, nyabuna uramenye tuzakomeze tubane neza. Aravuga ati kandi ninamuka mfuye uzanderera abana, nawe nupfa nzakurerera. Bagirana indahiro, ngo barabirahirana. Aramubwira ati ndahira ko nimpfu uzanderera abana, nawe ndakurahiye nupfa nzakurerera. Hanyuma ngo bagirana indahiro, bagirana amasezerano, barabivugana, barabyemeranya, barabisezerana, kandi buri wese abizirika ku nkingi z'umutima. Igihe kigeze ngo bajya mu rugamba, murabizi izo nkuru, Sawuli arapfa, Yonatani arapfa, bombi bapfira ku rugamba, ariko Yonatani apfa asize umwana witwa Mefibosheti.
nawe ngo araza guhunga ngo ahungira Irodebari niko Bibiliya ivuga ngo kwa Makiri mwene Miyeri ngo amaze guhungirayo ngo amarayo igihe kirekire Dawidi aza kwima ingoma niyo nkuru dusomye ngo amaze kwima ingoma amaze kwicara muri ofisi amaze kwicara aguwe neza amaze kurya ahaze yumva umutima we unezerewe yumva umutima we wishimye aricara ngo yibuka indahiro yarahiranye na Yonatani yibuka amagambo yamusezeranye yibuka ko bavuganye ngo nupfa nzakurerera nawe nimpfu uzanderere yibuka iyo ndahiro yumva imuje mu bwonko yumva imuje mu mutwe nubwo ari yahaze nubwo yambara berewe nubwo yicaye muri office nubwo afite abaje nubwo afite abagaragu ariko yibuka indahiro Imana ishimwe yibuka isezerano yibuka ko hari umuntu bafitanye igihango yibuka ko hari umuntu basezeranye akamubwira ngo uko byagenda kose nzakurerera nawe uzanderere Bibiliya ibivuga hiki Bibiliya iravuga ngo bukeye uwo mugabo witwa Dawidi ngo ahamagara abantu ngo arabaza ati mbese hari uwasigaye wo mu rubyaro rwa Sawuli ngo mugirire neza wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza kubw'ineza ya Yonatani ngo mugirire umva ijambo yakoresheje uze gusoma neza iravuga ngo mugirire imbabazi z'Imana ntago imbabazi amugiriye ari iz'abantu ntago imbabazi amugiriye ari izo yarakwiye mugirire imbabazi z'Imana kubw'ineza ya Yonatani hari uwasigaye nagirira neza hari uwasigaye nasoreza hindahiro hari uwasigaye nasoreza isezerano hari uwasigaye nagirira neza kubw'indahiro narahiriye Yonatani ko ntazayitatira hari uwasigaye ngo mu rugo rwa Dawidi ngo hari harimo umugabo witwa Siba ngo baramuhamagara ngo aravuga ngo hari uwasigaye witwa Mefibosheti Irodebari kwa Makiri mwene Miyeri niyababariye niyaririrwa n'inzara ngo mu gihe cyo guhunga uwo mwana ngo umugaragu wari umuhetse yaramugushije yarahurutse mu ngo yitura hasi ngo avunika amaguru aba umuntu bana n'ubumuga bw'amaguru hanyuma ngo baramubwira musobanurira uko uwo muntu ameze ariko nubwo bamusobanurira uko ameze nubwo bamubwiye uko ateye nubwo bamubwiye ukuntu ababaye nubwo bamubwiye ukuntu adakwiye kuba yinjira ibwami ariko Dawidi we ntiyirengagiza indahiro yarahiye ntabwo yakwibagirwa isezerano ntabwo yakwibagirwa amagambo yavuganye na Yonatani akiriho nubwo bamubwiye bamuca intege bakamubwira ngo abana n'ubumuga bakamubwira ngo abiyongiye Irodebari mu mujyi ukennye ahantu mu cyaro ariko Dawidi ntibyamubuza kwibuka Imana ishimwe ntibyamubuza gutekereza ko yavuganye nawe akarinda ijambo yavuganye nawe arangije aravuga ati mugende mumuzanire Bibiliya iravuga ngo baramumuzanira ngo bamuzana kwa Dawidi bamuzana aho ngaho Bibiliya iravuga ngo bukeye arabaza ati hari uwasigaye mbese hari uhari ngo baramuzana rero uwo wari uhari bamuzana mu rugo kwa Dawidi bamaze kwamugeza ngo Mefibosheti Bibiliya iravuga ngo yikubita hasi yubamye ngo amugwa imbere ngo Dawidi aravuga ati ni wowe Mefibosheti ati ni njyewe ngo aritaba ngo karame mwami aravuga ngo witinya haleluya witinya kuko ntazabura kukugirira neza kuko ntazabura gusohoza isezerano kuko ntazabura gusohoza indahiro witinya ndazirikana witinya sinjya nibagirwa witinya ntago ndi umuntu uvuga ibintu byisigara cyicaro oya witinya sinzabura iri jambo ryo nagendereye kukugirira neza kubw'ineza ya Yonatani aravuga ati kandi si ibyo gusa nzagusubiza n'imisozi ya sogokuru wawe y'inyarurembo nzagusubiza ibikingi bye nzagusubiza agasozi yaratuyeho nzagusubiza abagaragu be nzakugirira neza ariko impamvu nzayikugirira nzashingira Imana ishimwe ku magambo navuganye ku ndahiro narahiranye na so akiriho namubwiye yuko nzarindira ijambo namubwiye yuko nzakomeza nkakubungabunga namubwiye yuko uzarokoka nzamurera namubwiye ko uzarokoka nzamugirira neza hanyuma iri jambo ndacyari zirikana ndashimira Imana igizirikana abantu bashoye kwibagirwa ariko Imana ntiyayibagirwa Imana izirikana ijambo yavuze naherekana bibabwira Imana izirikana ijambo yavuze buri gihe njya mbivuga Imana izirikana ikintu ivuze ijambo ivuze iraririnda ndashimira Imana itajya yibagirwa ijambo yavuze naho ryaca mu bikomeye naho ryaca mu ntambara naho ryaca mu mivu naho ryaca mu masasu ijambo Imana yavuze iraririnda nasomye Bibiliya y'Ikirundi harimo ijambo rivuga ngo Imana ijambo ivuze iririndisha ubuhiri ijambo Imana ivuze igiririnda bene data ushobora kubona ryaratinze ariko humura ijambo Imana si umuntu ngo ibeshe niko Yesaya yahanuye si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze no kubikora izabikora ibyo yagambiriye no kubisohoza izabisohoza humura wigira ubwoba wenda uri mu buzima bukakaye bugoye buruhije bw'inzitane butarimo A na B ariko humura Imana uko yariri kera niko wandikiye Abaheburayo yaravuze ngo uko yariri kera n'uyu munsi niko ari kandi nako azahora iteka ryose Imana yakira cyakora
Paul aravuga ngo hari uwasigaye nagirira neza nagirira imbabazi z'Imana kubw'ineza ya se Yonatani ngo baramumuzanira ngo Mefibosheti ageze ngo aramubwira ngo nkanjye ndinde kandi ndi iki intumbi y'imbwa ndinde wo kugirirwa neza ariko nubwo utarukuye kugirirwa neza ariko Imana yo yibuka ijambo yakuvuzeho nubwo utaruwa kugirirwa neza wenda ujya wiciraho n'iteka kavuga nakoze ibyaha byinshi nakoze ibi byinshi ariko humura ibyo wakoze byose ntabwo byava no mugambi w'Imana wowe ongera ugarukira Imana Bibiliya ivuga ngo nimuyigarukira nayo izabagarukira ongera ugarukira Imana ongera wibuke indahiro warahiranye nayo ongera wibuke Imana iracyagutegeye amaboko Imana iracyagutegereje ngo ikwakire Imana iracyagutegereje ngo kugirire neza imbabazi zawe ntizirashira kuri wowe oya Imana iracyagufiteho umugambi mwiza nubwo uri guca mu nzitane nubwo uri guca mu bigoye nubwo uri guca mu biruhije nubwo uri guca mu bintu bidafatika ariko Imana iracyazirikana ijambo yavuganye nawe nimba Dawidi ari umuntu yarazirikanye ijambo yavuganye na Yonatani ntago Imana ariyo itazirikana ibyo yavuganye nawe hari ibintu Imana yagiye itubwira kera nyankunda kwibabwira hari Imana yagiye itubwira kera tukiba mu cyaro katubwira nzabagirira neza nageze mbabwira kera tukiba mu cyaro Imana yagiye iduha amasezerano ikaduha amasezerano ajyanye n'ahantu turi wabaye inejeje kabwira ngo nzaguhinga nicyo gihe twari turimo wabaye inejeje kabati mwana wanjye ngo haye ikibwana cy'ingurube nicyo gihe twari turimo ariko iryo jambo tumaze kugera ahantu tutabona aho twororera ahantu tutabona aho dutungira ibyo ngibyo yahinduye amasezerano ikagitubwira ngo mana wanjye nzaguha imodoka ngo haye inzu ngo haye etaje ngo haye kadasiteri Imana iza ahantu uri iza amasezerano yaguhera ahantu uhagaze Imana ibintu yasoreza aho uri ntabwo ibyo yakubwira iriya yabisoreza Imana izi ijambo izi bintu yakubwirira ahantu itewe n'igicu uherereyemo ubu rero turashimira Imana uyu Dawidi asezeranye na Yonatani aramubwira ngo nuzaba utakiriho urubyaro rwawe nzarurera nawe nizaba ntariho uzanderere Dawidi azirikanye iryo jambo nubwo yicaye ibwami nubwo yicaye muri biro ariko arinze ijambo yavuganye na Yonatani ndagira ngo sinza kubatindira ariko wowe ujya urinda ijambo wavuze wowe ugerageza kurinda indahiro warahiye ibyo uvuze ujye ubikomeza ibyo uvuze ujye ubirinda abantu benshi ntibajye barinda indahiro abantu benshi bajya ubu ngubu kubera isi yabaye mbi umuntu usigaye uvugana nawe yarangiza akakubwira ati ufite inyandiko hariho twabyandikiranye byaracitse ubu ngubu basigaye bavuga nta foto nta cyabaye ku buryo nta nyandiko nta bagabo nta buhamya nta cyo kubisohozaho ariko siko Dawidi yari ameze Dawidi ntabwo yasabye abagabo bamushinja nimba barabivuganye na Yonatani ariko ubu ngubu siko bimeze umuntu umuguza amafaranga wajya kuyamwishyura akakubwira ngo hari abagabo babonye uyampase ntarindi ijambo ntarindi indahiro ntarindi icyo yavuze ariko siko Dawidi ameze Dawidi abivuganye na Yonatani ari babiri ariko iryo jambo ararizirikana iryo jambo araririnda iryo jambo araryitwararika aravuga ngo nubwo nta wundi muntu wari uhari nubwo nta wundi muntu wabyumvise tubivuga ariko njye n'umutima wanjye turahamya ko twagiranye amasezerano twagiranye indahiro twarahiranye ko ntazakugirira nabi twarahiranye ko ntazaguhemukira mwene data ibuka ko hari indahiro warahiranye n'Imana kutazayihemukira ibuka ko hari indahiro warahiranye n'Imana kutazasubira inyuma ibuka ko hari indahiro warahiranye n'Imana kutazava mu byizerwa ibuka ko hari indahiro warahiranye n'Imana kuzaguma mu murongo w'agakiza jya wibuka ibyo ngibyo kandi kubyibagirwa nukwibagirwa ubuzima kubyibagirwa bimeze nko gusubira inyuma kubyibagirwa nukugwa kubyibagirwa ni nko kwiyibagirwa ibuka indahiro warahiranye n'Imana ibuka amasezerano ibuka amagambo wavuganye n'Imana wenda wayavuze mu gihe cyari kikugoye n'ubu ngubu uguwe neza n'ubu ngubu udamaraye Dawidi ntabwo yibagiwe nubwo ibyo yabirahiye ababaye yabirahiye ntaho kuba afite yabirahiye ntacyo kurya afite yabirahiye agowe yabirahiye bari kumwirukankaho yabirahiye ari impunzi ariko ageze no muri biro amaze kwicara aguwe neza agamitse rwose afite abaja n'abagaragu ntabwo yibagiwe indahiro mwene data injya mpora mbibutse jya wibuka amagambo wajya kuvuga jya wibuka indahiro wajya gurahira jya wibuka amasezerano wagiranye n'Imana igihe wabaga mu cyaro udafite umwambaro wo kwambara udafite icyo kurya udafite aho kuba udafite shinge udafite na rugero udafite hepfo udafite nta ruguru udafite wakubwira ngo komera udafite wakubwira ngo nturi hafi udafite wakubwira ngo turi kumwe jya wibuka ayo magambo wavuze ukuntu wajya uhiga imihigo ibuka imihigo wajya guhize wajya guhiga igihe wari ubabaye ukabwira Imana ngo Mana nungirira gutya nzagira gutya nungirira gutya nzagira gutya nungirira gutya nzagira gutya uracyazirikana indahiro warahiranye n'Imana Dawidi ko yibuka indahiro yarahiranye na Yonatani wowe urakibuka indahiro warahiranye n'Imana Dawidi ko azirikana amasezerano yagiranye na Yonatani wowe urakibuka amasezerano yagiranye n'Imana nunyigisha nkiga nkarangiza Mana nzagira gutya
nungirira gutya mana nzagira gutya. Uracyazirikana ayo magambo ko wayavuze? Urakibuka ko hari amagambo wabwiye Imana? Ese ujya urinda iyo ndahiro? Ujya urinda ayo magambo? Ujya urinda ibyo ngibyo wavuze? Bene data, mwege munkurikirana muri hafi cyangwa muri kure, wenda uri mu Rwanda cyangwa uri mu mahanga, jya wibuka cya gihe uri gushaka visa, jya wibuka cya gihe uri kwa prayinga uvuga ngo reka nshake visa, Imana ikaba yarayiguhaye ukajya mu bihugu by'amahanga. Ese urakibuka wajya kubwira Imana ngo ningerayo nzarinda ibyo kwizerwa, nzarinda agakiza, nzakomeza mu Mukristo? Uracyari umukristo? Uracyari uwo kwizerwa? Uracyarinda iryo jambo wavuze? Uracyarinda iyo ndahiro warahiye? Urakibuka ayo magambo wavuganye n'Imana? Jya wibuka ayo magambo yose uyashyira ku rutondo uyibuke. Imana yo yakoze ibyo yari ikwiye gukora, ariko se wowe uri gukora ibyo yari ukwiye gukora? Imana yageze aho yari ikwiye kubigera, yakugejeje aho ishaka kukugeza. Wowe se wakoze ibyo wayibwiye? Kandi uzongera uhige. Njya mbabwira nabibabwiye n'ubusherekano nyine bibabwire, ntago igihe cyo guhiga cyarangiye, uzongera uhige indi mihigo. Ntago igihe cyo gukenera Imana wakirangije. Oya, ubu uracyakeneye Imana, uzakomeza ukenera Imana. Ntago wageze ahantu Imana utayikenera. Oya, Imana uzakomeza uyikenere. Kubera ko uzakomeza kuyikenera rero, higura imihigo wahize, rinda indahiro, rinda ijambo wavuganye n'Imana. Iryo jambo ndabizi riragoye, ariko wabivuze ntawe uguhase. Gerageza wibuke indahiro warahiranye n'Imana. Igihe wayibwira ngo nugira gutya Mana nzagira gutya, nugira gutya nzagira gutya, nugira gutya nzagira gutya, Imana iracyazirikana amagambo wayibwiye ko Imana yakoze ibyo wayisabye. Wowe uri gukora ibyo yagusabye? Wowe uri gusoza ibyo wayibwiye? Imana yo yageze ku ntego zayo. Wowe se, wowe wabigenje ute? Hari umugabo waririmbye avuga ngo Imana yarakurinze, ngo yakurindiye mu mashyamba, yakurindiye mu rubura rw'amasasu, ngo ni iki itagukoreye ngo ukiyishije. Nasunye amagambo avuga ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Mbese icyo Imana igushakaho ni iki? Ngo ni ugukunda gukora ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira, no kugendera mu maboko y'Imana witwararitse, wicishije bugufi. Imana yo yakoze ibyo yari ikwiye gukora. Hanyuma se wowe, Dawidi ntiwumvishe ko arinze ijambo avuganye na mugenzi we Yonatani, akarihagararaho, akemera, akavuga ngo nubwo uyu muntu atarakwiye kubaza ibwami, nubwo yari afite impamvu zitamwemerera kuza ibwami. Reka matangariza aka kantu, Mefibosheti yari afite impamvu itamwemerera kuza ibwami. Yari afite impamvu. Mu mico y'Abayuda, mu mico y'Abayisiraheli, umuntu ubana n'ubumuga ntiyajyaga aza ibwami, ntiyajyaga yinjira muri biro, ntiyagiraga akazi ahabwa, ntiyemerwaga. Mu ijambo rimwe ntiyemerwaga. Ariko nubwo atemerwa, araviyora amategeko. Dawidi kugira ngo arinde isezerano araviyora amategeko. Urumva, arangiza amategeko kugira ngo arinde isezerano. Ntaza kwirefera ku mategeko. Oya, amategeko ntiyabyemeraga, amategeko ntiyamuhaga uburenganzira bwo kumuzana ibwami. Ariko nubwo amategeko atabyemeraga, Imana yo irakibuka ko hari ijambo barahiranye. Dawidi araza kurinda ijambo atitaye ku mategeko. Urumva, harabaho violence, harabaho kuviyora amategeko kugira ngo ashyire mu ndahiro, ashyire mu bikorwa indahiro yarahiye. Hari icyo ukwiye kubutakaza kugira ngo wubahe Imana. Hari icyo ukwiye kubutakaza kugira ngo usoze intego z'Imana, kugira ngo nawe uhugire imihigo wahize. Hari icyo ukwiye kubutakaza. Ndabizi biragoye. Hari abavuga ngo agakiza biragoye muri iki gihe, gukiranuka kuzuye biragoye. Nimba agakiza katagoye, nimba bitakugoye, gukizwa ntibyabyitwa agakiza. Kagakiza gatuma hari ibyo uzinukwa, gatuma hari ibyo ureka, gatuma hari ibyo utakaza. Narababwiye ngo urukundo dukunda Imana rutuma hari ibintu dutakaza byari ngombwa kuri twe, byari bidufitiye umumaro, twari dukwiriye. Ariko urukundo dukunda Imana rutuma hari ibintu dutakaza. Hari umuririmbyi waririmbye indirimbo yo mu gitabo, araririmba aravuga ngo naretse byose nkurengera, waretse iki ku bwanjye, naretse byose nkurengera, waretse iki ku bwanjye. Ndagira ngo rero dusoreze ahangaha, ndagira ngo dusoreze ahangaha ngutangariza, nkwibutsa kurinda ijambo, kurinda isezerano wagiranye n'Imana. Ijambo wagiranye n'Imana, isezerano wavuganye n'Imana, cyangwa se reka ndeke Imana. Ubu hadutse ibintu nyamabwira ngo ni bibi ndetse bibi cyane. Ibintu byose ni abagabo,
ibintu byose ninde wari uhari, ibintu byose ni amategeko. Nyine nababwiye ngo nta foto nta cyabaye, niko basigaye bavuga, nta foto nta cyabaye. Umuntu uramuha amafaranga akabaza ajya kuyamuza bati ko se ni bande bari bahari, uyampa harinde. Dawidi se rero Natani bagamba basezerana bagirana indahiro, ninde wari uhari? Ariko Dawidi nubwo nta muntu wari uhari aribuka ko barahiranye indahiro. Umuntu urabwira umuntu ngo tuzakora nibi, mugafungurana kampani, yamara gutera imbere nimba yanditse mu mazina yagahita yitwara, wamubaza atari ko se iri mu mazina yande, ninde suzi ko twayifunguranye nge nawe ko wari umukozi wanjye. Mbega ibintu byabaye ibindi bibi, kandi mwari mubikoze nk'abakristo, mwari mubikoze nk'abantu b'Imana. Ariko no mu rusengero bisigaye bibaho. Urabwira umuntu atari ko wakoze ibyaha, warasambanye, avuga ati wari uhari se nsambana, wari uhari, ufite abagabo, ufite ibimenyetso. Nubwo ngenda afite ibimenyetso, ariko Imana yari ihahagaze. Nubwo Dawidi nta wundi muntu wari uhari bagirana amasezerano na Yonatani, ariko azi neza ko Imana yari ihahagaze, azi neza ko Imana yari ihari, azi ko Imana yabumvaga, azi ko Imana yabarebaga. Biratuma viyora amategeko, aza n'umuntu udakwiye kuba ibwami ahabe kugira ngo arinde indahiro. Biratuma viyora amategeko, aza n'umuntu utari wemewe mu bwami, utari wemewe mu nzu y'abami ahabe, kubera yuko yararahiye. Aravuga ngo nzarinda iyi ndahiro. Yarahiranye na Yonatani, aramubwira ngo mugenzi zaba ndahari uzanderera abana banjye, nawe mu gihe uzaba udahari nzabakurerera. Barabirahirana, barabyemeranya. Nta wundi muntu wari uhari, nta bami bari bahari, nta bacamanza bari bahari, babandi bitwa abanoteri, nta noteri wari uhari ngo abinotifiye, oya, nta wari uhari. Ariko we n'umutima we aribuka ko babivuganye. None mwebwe twege turashaka ninde wari uhari, ninde wambonye, ninde wamfashe, ninde. Ndagira ngo dusoze. Igihe kimwe nari umuyobozi ahantu hamwe mu baririmbyi, hanyuma inza guhura n'umwana twaririmbanaga, akakandure kabari konsorezaho. Twege mu itorero ryacu rya DPR, muzi ko batemera kwambara amapantaro, duhura rero yambaye ipantaro. Hanyuma uwo mwana kubera ko mu itorero ryacu nyine n'imbabwire rya DPR batemera amapantaro, tuza guhurira mu mujyi yambaye ipantaro. Hanyuma aje muri repetition ndamubaza ati ko twahuye mu mujyi wambaye ipantaro, ngo ninde wambonye se? Ntabwo ariko nge nakubonye. Ngo none se ni wowe uri kunshinja, ni wowe wambonye nawe uri kunshinja? Zana umuntu wambonye nyambaye. Muri make nta foto nta cyabaye. Ariko siko Dawidi ameze, siko Dawidi ameze. Warinze ijambo yavugaye na Yonatani, nta wundi muntu uhari. Waribuka indahiro yarahiranye na Yonatani, nta wundi muntu uhari. Bene data, ndagira ngo mwibuke indahiro mwarahiranye n'Imana. Naho nshoreje. Ibuka indahiro yarahiranye n'Imana, nta muntu uhari, nta muvandimwe uhari, nta nshuti zihari, nta mama wawe, nta mudiyakoni, nta pasiteri, ukabwira Imana ngo nemeye gukizwa, mbaye umukristo, mbaye umurokore. Iyo ndahiro uracyayirinda. Tutangiye 2025, uyitangire wibuka indahiro, uyitangire wibuka imihigo wahize. Imana yabagiriye neza, yatugiriye neza mu buryo bugiye butandukanye. Wowe uko yakugiriye, ibuka yuko wari warahize imihigo. Imana reka dusoheza Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma reka dusoze dusenga Imana, mbasabira umugisha, kandi uyu mwaka uzabera umwaka mwiza. Muzawurye ntuzabarye, muzawugiremo amahoro, muzawugiremo umugisha, muzawugiremo amahirwe, muzahinge mweze, muzorore zororoke, muzacuruze mwunguke, muzige mu minuze, muzabone abahungu n'abakobwa, muzagira imigisha mu majya no mu maza. Nabifuriza amagambo Dawidi Mose yanditse mu gitabo cyitwa Gutegeka kwa kabiri mu bice 28, harimo amagambo avuga ngo niwitondera amategeko ngo utegeke uyu munsi, iyi migisha yose zakuzaho ikugereho. Uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira mu murima, hazagira umugisha imbuto yo mu nda yawe n'igitenga cyawe n'ikibo cyawe. Uzagirira umugisha mu majya ndetse no mu maza, hazagira umugisha koroka kw'imikumbi yawe n'inka zawe. Rero uzagira umugisha, uyu mwaka uzakubere mwiza, uzawugire mwishya n'ihirwe, uzawugiremo ibisaga, uzawugiremo ibyo utanga n'ibyo uzigama, uzawugiremo ibyo uhunika, uzawugiremo byinshi. Imana izasoza amasezerano yawe, tuzahure ufite amashimwe y'imirimo itangaza Imana yagukoreye. Urakoze wowe wumvishira ijambo, urakoze wowe kandi ufite icyo wavuganye n'Imana. Uhumure, Imana iracyazirikana ibyo mwavuganye. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu, amen. Mana yacu, tugushimiye byose wakoze kuva kera,
tugushimiye byose wakoze kuva imyaka yacu yose y'ubuzima, tugushimiye ko wabanye natwe, wagiye uturagira, wagiye utwitaho, wagiye utubungabunga, wagiye uturindira umutekano, wagiye uturwanirira, wagiye udutsindira, wagiye utuneshereza, wagiye uba mu ruhande rwacu, wagiye utwigisha twakwigiraho, wagiye utubera Imana, n'ubu uracyatubera Imana. Rero turagushimiye, turaguhimbaje. Iri jambo ni ijambo ryawe, ngiye ndivuze nk'umuntu wenda nk'umuswa, ariko Umwuka Wera n'umuhanga, aryigisha imitima, arishorere, ariherekeze, arishyire mu mitima y'abaryumva. Umwuka Wera arikomereze muri bo, Umwuka Wera aribasobanurire, aribigishe. Ndivuze buke, Umwuka Wera rivuge cyane, kandi ngiye mvuze uko nareshyaga, ariko Umwuka Wera agera kure. Umwuka Wera yigisha ibiruta ibyo ngibyo mvuze. Urakoze rero, ushoboza umuntu wese umva aya magambo, umuye gushyira mu bikorwa, kurinda indahiro, kurinda isezerano, kurinda ijambo mwavuganye. Nanjye ubivuze unshoboze mu izina rya Yesu. Urakoze wumva gusenga, ibyo ngusabye ni bikeya, niringiye byinshi duha, ubiduhanye n'abera gusa mu izina rya Yesu. Amen.